Reka tuguhe ikaze kuri Igihe Spotlight nkuko mumaze kubimenyera tuba tuganira ku bintu bitandukanye bya hano mu Rwanda ku mupira w'amaguru by'umwihariko ariko no ku yindi mikino tugenda tubikubwiraho rimwe na rimwe tukajya no hanze y'u Rwanda bitewe n'ikiri kuvugwa. Uyu munsi rero turi muri Rayon Sport. Rayon Sport muri kino gihe ni ikipe igezweho, ikipe ya rubanda gikundire nkuko bayita, aho tugiye kuganira kuri byinshi bivugwamo ndetse byatumye tuza hano muri studio tuzana umutumirwa akaba ari hano iruhande rwanjye, akaba ari Claude Mushimire. Tugaha ikaze kuri Igihe. Murakoze cyane, nawe nishimiye kubana namwe mu gihe. Ni ubwa mbere najya mu gihe ariko nishimiye ukuntu hameze, harateguye rwose, harimo umuteguro mwiza mu gihe. Meze mute se muri Murera nkuko bayita? Murera rero iri mu bihe byiza nkuko bayita. Rayon Sport iri mu bihe byiza, iri mu bihe abakunzi babo bishimye kandi banishimiye umusaruro ifite. Twero turayigarukaho. Iyo derby ni derby y'imisozi igihumbi cyangwa se Thousand Hills Derby, akaba ari umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR. Ni umukino w'amateka kuko ni umukino wa mbere kuva u Rwanda rwabaho urebwe n'abantu benshi muri stade, wakiniye hano mu Rwanda ubwo abafana bagera ku 45 bari muri stade Amahoro. Kuva yatangira kubakwa nibwo abafana benshi bari baje kureba match nk'ingi bishyuye. Ni ikintu kitari cyoroshye ariko ni ikintu cyanagenze neza kuko nta kintu kitabaye kidasanzwe, byari ibintu bitoroshye. Twe turashaka kumenya kuko mu by'ukuri wari ushinzwe gutegura no mukino nka coordinator, utubwire wari umukino idonido kuva ku kantu kambe kweza ku kanyuma wari uteguye gute kugeza stade igezemo umuntu w'ibihumbi 45? Murakoze. Nuko ubundi turi gutegura uko tuzabitangariza abanyamakuru, ariko igihe mwagize Imana muhora muri ku gihe koko kubimenya mbere. Ariko turi gutegura, ubuyobozi bw'ikipe buri gutegura uko tuzakora press conference yo kubitangariza uko byagenze kuva ku munsi wa mbere kujya ku wa nyuma. Ariko ni ibintu bitari byoroshye, tukimenya ko umupira uhari kuko muzi ko umupira ari umupira wagiye usubikwa kenshi gashoboka. Ntabwo byo byose rero gutegura event utaranamenya ni date ko izabaho. Icyo nicyo niyo mbogamizi ya mbere abantu bahuraga nayo, ari nabyo byatumye imyiteguro yose iba nko mu cyumweru kimwe. Dushimira ubuyobozi buzagira urwego rwo kubyivugira bwa Rayon Sport. Ejo naganiriye n'umuntu arambwira ati buriya Rayon Sport uyu mwaka nta n'uzayishora, ati ifite abaperezida benshi. Ati buri wese muye n'ubwo ni perezida ngo twari turi kuri stade kuri derby. Rero muri ubwo bwinshi bw'abaperezida kandi no mu bwuzuzanye n'ubudasa bwa Rayon, muzi kugira Superman Organ ikagira na executive committee, ni ukuvuga ngo ifite perezida Muvunyi na perezida Tade. Baricaye babona ko uko ibintu byajyaga bibaho cyangwa byajyaga bitegurwa twagakwiye kwigira kandi tugahindura umuvuna niko nabyita. Bashyiraho urwego rushinzwe gutegurira match, rwo baduhaye izo nshingano. Nicyo cyambere cyabanje gukorwa kuko ibindi byose wari kubikora, ariko bavuze ati reka two kubivanga n'akazi turimo cyangwa izindi nshingano dufite, ahubwo duherekeze runo rwego, turuha imbaraga, turuha abakozi, noneho rukore kano kazi ruzatumurikire ku umusaruro tubizere. Ntabwo byari byoroshye kuguha gutegura event y'ibihumbi 45 wakoze ubukuru abizi no gutegura ubukwe bw'abantu 1000. Ntabwo biba byoroshye, gusaba amezi 3 gufata venue kujya gute. Byari bigoye rero no kuzashaka bizajyamo byose byari bigoye. Ni ibintu byatugoye, ariko nanone kubera ubwa budasa bw'abareyo tugira Imana duhura na Rayon. Guhera ku munsi wa mbere rero habanje kujyaho inama itegurura munsi irimo ubwo buyobozi butanga inshingano bunatwizeza kudufasha kugira ngo byanze bibe clear. Nicyo cyambere cyabanje kubaho. Nyuma natwe dushyiraho amakomisiyo, buri wese afite komisiyo ziye muri bwa budasa bw'abareyo. Nanone nanjye ntaga nayo kubyikorana, harimo inzego kubategura uruza rushinzwe mobilisation, uruza rushinzwe protocole, uruza rushinzwe sécurité, tunakorana n'abandi babe basanzwe babikora, tunigira no kubundi babikoze. Nkunda kubivuga buriya niba Kenisi yarabashe ko organiza event mu gihe Rayon Sport mu ahuramo na Rayon Sport yagasugira Rayon Sport mu mahoro, ntaga byumvikana ko Rayon Sport itakorganiza kandi ikaba successful kuko ifite benshi kurusha ibintu byose biba ari Kenisi byikoreye ku mutwe we. Twarakoze rero ikintu cyambere twabanje kureba ni uku breaking down, kureba nibiki bizatuma umunsi ugenda neza. Kuva ku munsi wa mbere no kugira umunsi urangiye, harimo no kuvuga ngo turakorana n'abandi bari budufashe muri communication kuko murabizi wabuze umuranga yaheze kwa nyina. Ibyo byose tubijyamo tutarebye ngo uyu no muri sumure yo gutureba turashaka kugera kuki. Bira nicyo cyambere cyatumye tworganiza no event ikagera neza, nuko mu byo twakoraga byose ntabwo twavuga ngo nukureba umurego gusa, twarebwa biraba successful gute. Tujya mu rugendo rwo twise icyumweru cyahariwe derby, ariho twakoranye n'ibinyamakuru dukorana n'aba influence kugira ngo banje dukangure kuko wa mbere twashaka yari umufana
mbere ya byose ibyo byose bya organisation udafite umufaranga ntacyo ako kantu wenda utarakarenga ko bijyanye no guka wenda nabyita ngo ikise iyo campaign yo kujya yaho kuri social media ku maradiyo kwamamaza usanga amakipe wenda yandi Rayon Sport ikipe ifite abafana benshi abantu baravuga ati ntibyari bihagije wenda abafana bari bihagije ntibari kwizana kuki Rayon Sport afashe ya mbere kugira ngo ijye no gukora iyo campaign yo gukora mobilisation wenda nabishoremo amafaranga usanga amakipe yacu no kugera ku makipe y'igihugu ugasanga icyo kintu ntabwo kiramenyekana nako baracyumva kuki Rayon Sport yo yatekereje kubikora kandi ahubwo ari no yagakwiye ko bitabikora kuko ifite abafana benshi ukurikije andi makipe. Njya mbwira abantu ujye ureba inganda zikora ibisindisha zishyira amafaranga menshi muri marketing kandi bya bintu ntabwo umuntu yirukira kubishaka hano ahubwo igakora campaign activation igashyiramo n'amafaranga menshi igashoramo amafaranga menshi. PR aho igeze ku isi none utiyerekanye uriwe uterekanye ibyo uri byo ntabwo wizera ko abantu bazaza bagukunda cyangwa ngo bazaza bakwirukira bose mbikangurira n'abantu muri communication mu kwamamaza abantu mu byikangukire kuko nicyo cyonyine gisigaye umuntu avugiramo produit nk'urugero ndaguha rufatika ejo bundi umukinnyi wa Chelsea utwa kukurera yakuyemo Godiya yayijugunya ya Puma ubu amafaranga Puma yageneye marketing yose yajyanye kongera kugaruriza isura y'ire ya Godiya kandi iyi Godiya yacuruzwaga ku isose gukura ko kari akantu konyine kishe kahise kabamanurira sales nko kuri 5 cyangwa 7%. Ubu rero bishyira amafaranga kongera kugarurira Godiya kuyerekana ko ari nziza kuko ntibakayikuye ku isoko ahubwo kwerekana ko Puma ifite Godiya nziza ko n'ubundi yakuyemo yambara indi ya Puma akabona ntibiyumbuka ko yambaye ya Puma bibukiyo yakuye abantu benshi bagumana isura mbi. Niyo mpamvu rero mu bukangurambaga abantu bakwiye kubwitabira ibyo navuga ngo kera baravuga ngo umukobwa ararangwa ko ntabwo byamuzaga kuba ari mwiza umukobwa abaga ari mwiza nakaretse yose muze ko ari mwiza hako akabaho umuranga kuko izabagaho umuranga kuko kubwa bwiza bwe ntabwo bwihagije hagomba kubaho ikibuherekeza ninde ukivuga ninde ukivugira afite imico myiza turabizi bifite ko agomba kuvuga iyo mico myiza akayidetaye. Rero mu bukangurambaga byari nicyo cyambere twanashyize imbere kuko nicyo cyari gikenewe kurusha kandi none twe twanagishyizemo tujya duhura n'abana bo mu social media bakatubwira ko kitwe mutadukoresheje twone tuvuga ko dushaka natwe ba influencer bacu muri sport kuko ururimi turi kuvuga ntabwo ari rwa rurimi rwabereye kuri social media rw'ibindi bintu turi kuvuga ururimi rwa football abashaka kuza muri ibintu bindi bakurikira sport n'ibandi bakurikira abantu kuri social media ko bavuga ibya sport hari abandi bavuga ibindi hari abandi bakora ibindi izindi content ariko nubijyana muri izo content kuko ngo baratwika ari iryo jambo rigezwe iki gihe ushobora kubura abantu ukeneye. Rero no kumenya iyo urimo kwamamaza no kujya gucuruza igikorwa cyawe no kumenya ndagiseringa kuri ninde nkigurishaho ndakimugurisha mu buhe buryo ukambara umwenda ushaka gucuruza mu icyo kintu. Ni muri urwo rugendo twabayemo bw'ibyo ngibyo urugeze kuri mobilisation wenda yego mobilisation rero twarabanje tuvuga tureka tujye muri izo social media tujye muri abo birakangura ibinyamakuru mwabona ko twabizengurutsemo tukanazinuka saa 12 twabaga twabigezamo saa 2 saa 3 saa 4 kugira tubanze dukangure umufana kuzaza kuri stade tunarebirengaho tujya mu fan clubs tujya mu mazone dushyiraho transport uburyo bwa transport dushaka imikorere yose izashobora izorohereza abari ko ushobora kubava mu ruhengeri ariko dafite kunazaza kuko ntaziranye n'abandi tujya dushyiraho aba coordinator b'intara kugira ngo bazafasha turabirengaho tunashyiraho na target kujya twibwira abantu mu murengeze w'icyo munakibona no dutanya no guseringa amatike twanabirenzeho tugira ngo Rayon Sport fan muri system bazicare hamwe ariko no kugira ngo tunakangura bagire ya competition yabo yo kumva ko bari kugura muri Sport fan bashaka kwereka APR ko babarusha ku munsi wa mbere tubikora 3,000 byase biserengwa dukoze ibindi 3 twageze ku 8,000 twise nka Rayon Sport fan byasenzwe gutyo gusa tutarashyiraho none ko abandi bagoraga muri stade hasigaye aho twashaka ngo habe ya competition kuko burya akantu karimo ihangana karaseringa cyane kurusha akantu kigurisha uko kabonetse. Icyo cyari cyambere rero cyakabiri tuvuga ngo iyi match irahenze iyi match ko ihenze iradusaba dushaba amikoro iradusaba abafatanya bikorwa iradusaba kuba uyu munsi wa none utakiherekeza ngo wivane hano wigeze muri derby uyikine byose wabyikoreye wajya gusaba ugasanga namwe winjirije niyo ukuye mujya guhemba stade buriya iyo utanegoshetinze bari miliyoni 15 iyo
federasiyo kugira neza na minisiteri kuko ni wowe waka federasiyo ikakwakira muri minisiteri bashobora kugeza kuri miliyoni 10 kuko bazi ko ntaho mikoro dufite. Icyo gihe rero ikintu kubona miliyoni 10 ku ikipe zino urabizi ko no kuri Pereto yabura ikipe yakiriye ikabura miliyoni 10 kandi yakiriye byasabaga rero n'induri bidufashemo. Ya media navugaga ya campaign nayo yari ifite bishi n'induri bidufashemo. Ira stade isaba abasekirite batari munsi ya 300. Bora twakoresha abasekirite bajya muri 150 baba steward. Isaba protocole itari munsi ya 50 twakoresha protocole 80. Isaba Croix Rouge bura mubona ambulance gusa ko haba hari ambulance ebyiri zemewe zo mukino akaba na ambulance enye zo mu baturage atari ambulance ubyuka ngo barakwirukankanya yo kujya kwa muganga. Ya ambulance bashaka kukuvuriramo uri hariya ukaba wanasubira muri match. Ambulance zare 6 ambulance 6 irasaba aba Croix Rouge uko umuntu nagira ikibazo yicaye muri Apollo ntago uzajya kumubwira ngo baterure bagiye gute agomba kuba umuntu uri hafi ugomba guhita umuvura. Bari muri hafi 70 nabangaye. Ibyo byose ni cost bya bigeze muri cost nka miliyoni 35 byo muri abo ngabo gusa. Ibyo byose mvuze protocole biki byose perasi biki ukibaza ayo mafaranga turakurayo. Rero bigasaba ko ukomanga hamwe na hamwe twashyiramo n'abareyo kugira ngo cost igende igabanuka. Gutwara igabanyije cyane kuko cost nk'iyamavubi yishyura ubabwiye twababwira niyo twishyuye baseka bavuga ati se mwe mwabigenje mute. Twagerageje gushyiramo no gufasha abareyo kubabwira muze mukorera ubushake muri abareyo murayikunda nta uzabahemba ko nta mahembe bihari ariko mujya muvuga ngo mwabuze aho muyifashiriza ni utatanga amafaranga gushobora gutanga amaboko yawe. Twazanyemo nabo bareyo rero zo mu mafan clubs n'abandi bareyo bari hafi ugasanga niyo mpamvu mwaje mubona nk'abadamuru bakamari ku miryango burabaga bari gukorera ubushake. Mwaje mubona mo nandi bareyo ba prince bandi bose bakorera ubushake kugira ngo twese dufatanyirize hamwe. Bituba rero tujya mu bafatanya bikorwa tugeze mu bafatanya bikorwa tugira n'Imana twakomanze bari ahantu henshi twakomanze ahantu hagera muri 16 bana nuko mwabonye rero ariko twakomanze ahantu hagera muri 16 habaho abantu batubwira ati rwose muradutunguye ntago ibi bintu twabikora mu cyumweru kimwe murabizi institution zacu ko zubatse kandi turi no mu mpera z'umwaka za budget bazarangiye ako dushimire abafatanya bikorwa baje tugafatanya baritanze abantu bagera mu 8-10 baritanze. Ari uwo twagezeho sinde uvuga ko nabanamamaje aratubwira ati hari ibyiciro bitatu hari kitwa platinum wagomba gutanga mu miliyoni 10 hari prime wagomba gutanga mu 5 na general wagomba gutanga mu 2. Ati wese nshaka kuba muri platinum ati ndashaka kubongera amafaranga arenze kuri 10. Ati kuko ndabona muzakena sound hari muzakenera ibikoresho mujya ndabikora bivuga ko muri challenges baguhaye barakuvuga ngo nibitavuga tubeti uko ko kanaka kubwira numfatanya ibikorwa babitubwiye ati ngiye wenda shaka ibi bikoresho niyo sound ari nziza wenda abantu baje muri Stade Amahoro ugeranyije n'ikindi gihe kuko yari imaze kwakira imikino myinshi yaba imikino nyafrika pere yakiniye haba ikipe y'igihugu Amavubi wabonaga ko harimo agachallenge k'amajwi hari ntago byari 100% ariko nka 85-90 byari zima abantu bose barayishimye bigaragara ko uwo muti wabonetse nubwo mbere byari byaranze. Buri hari n'ibyuma twasubijeyo kuko hari ibyo tutemerewe gukora. Buri yagomba kuzamura ku muzenguruko wo hejuru agashyiraho amabafre hejuru kuko buri amajwi yo hasi naga agomba guhura nayo hejuru bigakubita ariko stade irabitwangira. Buri stade irabitwangira tuvuga ngo zira bafre nta muntu wazimarika y'izindi ruhande hari hejuru. Buri twawe n'ama challenges ari ibintu umuntu ahura nabyo nta bantu babimenye. Yarafite amabafre menshi n'ama ari amarituru menshi dusaba tuzana n'imodoka kugira ngo abizamura bijyane hejuru barabitwangira. Baratubwira ati baracyari gukora ino sound yabwo ubutaha muziconnecta kuri izi bafre turi gushaka uburyo umuntu yajya yiziconnectaho adaciye muri mixer kuko ariyo yabaye ikibazo ya stade none nabwo zira bafre zigafatana nizo hasi none ijwi rikonyereka iyo ngururu ariko barabitwangira kuri la match kurumva ira stade ari mutuntu nyine batarafixa neza tutararangira ari nayo mpamvu ndi yari kubifite sound ya ntitugira iki kibazo yego twabishatse nibyo barabitwangira nako kaje ko at least nkuko bivuze harakiyongeraho ku yari isanzwe kandi kazagenda kiyongeraho nuko twanasana ama equipe nationale kuzagenda nabo bamerera bahumirira. Ubwo urumva ibyo byose abafatanye ko rwo baraza tubona hafi 5 bane muri platinum tubona hafi 5 muri premier tubona umwe muri aha kandi nkanashimira n'ababijemo uzo kubona twagize n'abantu tubona n'abantu bafite aho bahurira na leta ukabona nka ministeri ya Minagri ikazana projet yayo kuyamaza mwabonye mu bintu bitwa amata n'amagi. Yani projet irimo yo kuzamura abana ko ni projet ya leta
kubona rero na leta itangiye Mu gihe kwiyashyira gitoya. kuririye mu minsi 5 aho dukomaze mu minsi ubutumwa 5 ariko bumva mwanakoze na campaign nziza ku gihugu kuko no uvuga ngo ni na president ku yandi makipe n'ibindi bikorwa bya siporo wenda ku buryo abantu bashobora kujya babikora. Twageze n'ahantu twajya abafatanyabikorwa baratangiye kutubwira ati ntabwo ari ukubabeshyira impamvu tutaza muri siporo, ntabwo tujya tubona abantu batwegera kuri runo rwego, ntabwo abantu bose ntacyo baduseringaho ntacyo baduha. Umuntu araza akakubwira ngo gusa ngo nzakina na APR, ngo mu cyanza kina na Rayon, ngo ndashaka amafaranga. Wamaze icyo guha ukakibura, wamaze icyo afite ukakibura. Nta projet guhuzanyeho, nta gikorwa kwereka, kuko mubo twagiye tunegera ntabwo twaberekaga no mushinga wa tele, ahubwo twaberekaga umushinga w'igihe kirekire. Aho twebwe atari kugira ngo mwinjire w'igihe kirekire, natwe nimutwereke ko hari icyo twakorana. Nta muntu twaserenzeho mu munsi umwe kura, nubwo twe dufite kiriya cyumweru cyo kumwamamaza n'iki, ko twamwerekaga project y'igihe kirekire. Nk'uwo navugaga waduhaye sonorisation, muraza kumva hari indi mishinga agiye gukorana na siporo, abayobozi bazabitangaza. Ni ukuvuga ngo rero twe twaserengaga icyo kintu cyo cyatufashije, nicyo cyaduhaye n'imbaraga, kuko twe dufite produit tujyanye ku igihe kirekire. Hino tubwete rwose ngiye mwambabariye mukicarana na APR mukaganira derby mukayima, yaba waperi areno waperi rutu nuwa rero nkayifata nge nkayifata nk'imyaka 3 tukumvikana amafaranga tukaba ako derby zikaba ari izanye. Mwumva rero rwari urwego ruri hejuru, rwo kugira ngo wumve ko batangiye kubikangukirwamo. Dushaka ko n'andi makipe abyigiraho, kandi noneho tunakangura abaterankunga muze muri siporo birashoboka. Muri rusange ubwo byarangiye mukusanyije angana gute? Sindi bujye mu mibare cyane, ndagerageza ariko kuko nkuko nabivuze ubuyobozi buzabitangaza, buriya biba byiza turi gukora amaraporo kugira ngo ubuyobozi bubitangaze, ako sinabona nawe kukumeneramo ibanga. Ni hagati irebye harimo ibyo twita cash na in kind, urebye muri in kind bijya kujya muri 70 na zingahe byose hamwe, ubwo ubaze n'ibya in kind. Umuntu agwaye ikintu nko hari nko internet yira stade yose, uratwe bisika n'umusatwe yihaye, hari waducumbikiye nka Delight waducumbikiye, hari waduhaye ibinyobwa nka Skol akavuga ati mugere mucuze muzama kuri iyi intro muzatwara interest. Urumva byarimo icyo twita in kind. Ariko noneho wareba na cash, ntaga cash ziri hejuru ya 50 za cash zinjiye ari cash. Nuvuga rero ntaga ari amafaranga mabi y'icyumweru kimwe arenga nka match bijye cyashatu tugushobora kwakira kwa pere. Ahubwo nenye bitewe nuko byagenze. Urumva rero nk'ukwezi cyabiri abagusunitse, noneho hakavamo n'amafaranga yo ku kibuga nk'uko twavuze twakoze sold out. Nabyo tuzatangaza imibare ko buriya biba byiza nako iyo abantu bakumvishe bakakumva. Ira stade igira imyanya 45. Muri ibyo 45 hafi imyanya 200 birafunze. Abantu benshi ntibabizi. Ura muri VVIP urabona hano kwirahira rya His Excellency, ahantu bashyizeho ikintu barakiye hejuru gipfuka n'imyanya yo hasi. Uri hafi imyanya 200 irafunze, isikaje muri 42,800. Muri 42,800 imyanya 44,000 na 74 ura ni portour. Aparo na regularo. Apara niyo myinshi. Apara 26 n'ibindi, regular 17 n'ibindi. Urumva ubwo kakanu tudwaniramo abantu bose tuba dushaka ka VIP, karimo imyanya itagera mu 1000 nayo 948 ni VIP imwe yo hejuru kuri 3 y'intebe z'umukara. Nano VIP imyanya isigaye baseriga 78 VIP kubera indi funds. Twite tujya muri zira skybox uzo wemere gucuruza nko kuri miliyoni zari enye, ariko twacuruje imwe kuko 3 twazaye abafatanya bikorwa. Izi curuzwa nka city, zira city executive city ni city 44. Twacuruje cubire byo kuzira nazo twazaye abafatanya bikorwa. Muri za kontra twavugaga hari uwo mwaga ugomba kuha box yose, umuha imyanya yose 10. Urumva rero abantu bajya mu mibare byo nyine nukuba niyo wafata 45,000 ugakuba na 3 cyangwa ukabanza gufata 44,000 ukayikuba na 3 ubona muri 130,000. Ubwo rero ngero tundi duke n'ubonye duke ntitubijya muri 150,000 kandi zo zinji. Umuntu akaza akakubwira ngo abantu binjije menshi cyangwa uko babigenjeje kuze stade ifite imyanya 50,000 kandi gusivuze iyo kwa security inzego zindi zigomba gukora akandi kazi kahari. Rero abantu nibajya banajya kubitekereza bajya banza bashyiremo imibare babikube bo babanza bari bati koko ubundi ko yari sold out. Bure icyambere kiza kiryo ni sold out. Bure impamvu mvuga ko kiryoha gute iribara.
ntabwo wabwira umuntu ngo ntabwo nayicuruje kandi ari sold out kandi yarangiye iribara imyanya iribara Eh. n'izo invitation ziribara twateze hafi invitation 125 muri Skybox dutanga hafi invitation 100 muri VIP dutanga hafi invitation 70 muri VVIP urumva dutanga muri Pro Tour nubwo navuze 43 twatanze hafi invitation 200 biri muri za contract twagiye dusinyanya nk'iyi Forza yigeze yaratubwira shaka imyanya 230 izakoresha muri promotion zabo y'abantu batsindira the same as score kuko yaguhaye amafaranga n'ubundi already ni nkawe yayishyuye kuko ni nk'ibihumbi 600 yaguhaye miliyoni 18 cyangwa 20 yawe yayishyuye akakubwira rero imyanya niyo ashaka gukoresha muri promotion ziwe the same as I&M the same as ayo makapari yose twagiye dukorana nayo the same as Momo hari imyanya wakiraga muri contract ukayibaha ibyo rero byose wanabigereza ahubwo twebwe twaramaksimije uko bishoboka byose tunirinda twubaha fan club zacu twabura twagira hari imyanya twagira ama fan club zacu niba munabibona muzasanga icyo bita business seats zitarigeze zicuruzwa no twicaje abayobozi b'ama fan club ko nibo banyiriye rero bagomba no gutangira kumva ko hari agaciro babona ku mwanya nk'uyu wa derby nuko rero byari byubakitse ntaga byari byoroshye byari urugendo rurerure byadusabye kutaryama iminsi 5 ugakora ukabyama amasaha 2 yo kwiyubaka kwihenge kokata wirukanka kuko bashobora kuryama ugasanga wagomba gukora uganira nabo bantu ugahake kandi hari abagutegereje ntabwo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye ariko byaje kurangira iyo riyo nshya yo gukora gutyo twari tuzi ko wenda haba match abantu bagategura byo kwita ngo decentralisation ntabwo twari tubimenye muri Rayon Sport ntabwo ngo tumuhaye ikintu cyagiye kugishingwa ni umuvuno mushya wenda wino komite nshya buriya iyi myaka 4 cyangwa 5 ishize yatumye abantu bicara bariga buriya ntakagira ukubeshya buri wese amenya amakosa yakoze Rayon Sport yabaye kuva 6 yari ibayemo nindi koresha ijambo bashaka kuzambwira ngo nakoze ijambo ribi aho twe tubaye mu kintu kimeze nka urara perezida mwaraza undakaza undakagenda gusanga nta kintu cyanditse dufite gisigara twibera muri urara twatsinze twasohotse twagiye mu matsinda twagiye gute aho hazemo rero bimwe mu byajemo guhera muri iriya myaka 3 cyangwa 4 cyangwa 5 ishize abantu baricaye bariga bavuga ati kubu nta kindi kirango twakora twazasigira n'abana ariko gitandukanye n'ibi niba koko abantu basigaye bajya mu ishuri bakiga cyangwa leta igatekereza cyangwa guverinoma y'u Rwanda igatekereza avuga ati ibintu byacu bigomba kugera kuno bigomba kugira polisi bigenderaho bigomba kugira amategeko n'amabwiriza twebwe ntabwo twabikora ibyo rero ngo natwe twicaye turiga tuvuga ngo reka buri wese agira inshingano niyo mpamvu abonye haza Super Morgan ukabona hariho Tadeo muri Excom ariko ukabona buri wese afite inshingano ze bana nabo bafite inshingano zitandukanye ukabona chairman Muvunyi hari ibyo arimo ariko Tadeo hari ibyo abamo vuga ngo dufite twagabanya ikintu cyitwa inshingano tugira neza n'ubuyobozi buri gukorera hamwe bushobora kudecentralize bugashinga ibintu kandi tukisaba hagati yacu ntabwo kuvuga ngo twisabye hagati yacu kutavangirana bama ino derby mu kintu nasabye chairman Muvunyi na Tadeo nawe murabizembe ikore ngenza habere ku musaruro bati ntagira ukuvangira ahubwo twubuzatubwira iyo rero ni ikintu gikomeye ubundi ahenshi usanga perezida ashaka kugukoreramo cyangwa iki cyangwa Excom ishaka kugukoramo ngo igutegeke ibyo ukora ariko none iyo ari wowe uri kubabwira ibyo bagomba gukora bagenderamo biraryoha nta kintu udakora muri icyo kirango rero nicyo kirango gishyashya dushaka kubaka ikirango gifite inzego kandi gifite n'uburyo nk'ubundi kubabwira ibintu nka kuguha imibare cyangwa iki ntabwo ari ugomba kubiripotinga hari urwego rugomba kuzabiripotinga tukiri muri uwo mujyo rero akandi kantu abantu bashaka gusobanuzaho nabyo ntabwo wenda ari official wenda ngo ni nko guhugura hari ikintu kimaze iminsi gihari muri izo mpinduka Rayon Sport iri gukora cyo gushyira cya hanze company n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ejo bwarabitangaje perezida Tadeo avuga ko byarangiye gukorwa na RDB cyangwa RGB sinzahijya ubwo yarangije kuhagera bamaze kuyandikisha iyi company ya Rayon Sport ntago abantu babyumva ubundi bivuga ngo kugura imigabane uko biri kose uri expert usanzwe uri nabyo bintu ukoramo no mu wundi buzima busanzwe urabizi ibyo byo gukora imishinga bizaho umushinga wa Rayon Sport ejo bundi abanyarwanda baribuka ko yatekereza akavuga ati icyo kintu kize kuza muri sport hano iwacu kizanywe n'ikipe ya Kivu Sport nayo munava ko byahiye nkuko nta kintu cyavuyemo bafite impungenge birashoboka bizabikora bite niki kigaragaza ko bishobora kubyara umusaruro wenda ku kintu cyitwa Rayon Sport tukitira Rayon Sport ko irahari nkuko ubuyobozi bwayo bubabwiye cyangwa bwabitangaje Rayon Sport Limited yamaze kwandika muri RDB ariko ubu twaricaye tuvuga ngo tuve mu marangamutima
tuve na bya bintu byo kuvuga ngo uyu ni umureyo uyu si umureyo, dukore ikintu cy'ejo hazaza cy'abantu. Rayon Sport kuva 2008 yabayeho muri association, sinzi naho hari ikintu na gito yadusigiye gusa abafana, ariko nta asset rimwe iyo ukoze valuation ya Rayon Sport urabura ubona abantu, ariko nta kintu na gito cy'agaciro Rayon Sport uyu munsi none ifite. Abantu baracara rero baravuga bati ariko koko twagakwiye kuguma kuno, turebe hanze uko bikorwa, turebe uko hanze byagiye bikorwa mu makipe, tubona koko birashoboka. Niba ikipe nka Yanga twajyaga dukuramo uyu munsi igeze ku rwego tutanayifungura udushumi tw'inkweto, nuko yicaye bya bintu ikabona ko bikora. Tuza gusanga ariko ahandi byagiye bigiramo imbaraga kugira ngo bikorwe, kuko habaga hari umuntu umwe ukomeye abandi bakamujya inyuma. Yego. Usanga mu Rwanda siko bizaba bimeze. Turabona rero dushaka imivuno, kuko ntago turabona Skol ntiyaba wa muntu ukomeye cyangwa undi muntu ngo twese tumujya inyuma, ahubwo twebwe turashaka kuba bakomeye noneho abandi bazatujya inyuma. Aho twakoze bira 51 49, ariko nanone ntawe ujyana ihene ku isoko inanutse. Ihene ugomba kubanza kuyigabura, none yamara kubyibuha kubona ko 51 49, ariko nayo ntabwo abantu bayumva. Nuko ngo ubura ukuntu umushinga uzaba uteye, tuzagira umwanya wo kusobanura n'abareyo n'ukuntu uzakorwamo n'abazawukoramo, ko nanone nk'uko nabivuga no kuvanamo santipa tukazanamo ababishoboye kandi bafite ubushobozi, banabifitiye ubumenyi, kugira kino kintu kitazaferinga, kuko n'igiferinga ntacyo byaba bikimaze byitwa. Hari undi waje kagiye feringa bizavuga ati bya bintu byo nta muhanda bigira, nta murongo. Nuko no kuvuga ngo tusha ko abareyo bazayiyumvamo kagira 51% icyo twita abareyo. Bambaza ngo abareyo ni bande? Tuzabanza dushake abareyo b'abanyamuryango, babanze bose bagire imigabane fatizo ungana kuri buri munyamuryango umwe, none tubugira n'indi iri bugurwe n'abo bandi bafite imigabane ifatiza ingana, none bashaka kugura indi migabane myinshi. Ubwo no kuvuga ngo buri mureyo wese, niba wenda tuvuge uno mukobwa witwa Scovia uri muri adufata hano amashusho ari umufana wa Rayon Sport, hari amafaranga azatanga kugira ngo ajye muri ya 51. Yes, abo munyamuryango hari nira 51 tubanza tuyidivizemo kabiri. Nagavuze ni mugize Imana ko ntagabyaga kwiye kuba bivuga ko umushinga uracyari n'ahantu bawumugisha, ndaza kubigaruka ntago ari ikintu cyo kuhubukira. Yes, ira 51 zabanze ibi ya rusange, 21 nizaba ku muntu ku giti cye. Nuvuga ngo niba dufite urugero abayireye 10 mu Rwanda hose, cyangwa 413 nk'imirenge yo mu Rwanda, karibo bitwa ngo nibo bazabasha kugura umugabane fatizo cyangwa kwiyandikisha kuba umureyo bitewe na fiza zayitangaho. Ubu wese azabanza agira agaciro kangana, yaba Kamuvunyi, yaba Kange, yaba ko muri ntara, twese tubanze tuvuge na ku gaciro ke n'ibihumbi 10 cyangwa nibishaka tuvuge 10 20 30, kazabanza twese kangana, kugira ngo ya association ihutazava kuko mu nama batugira association naga tugomba kuyikuraho, iba ari iri hejuru, iba ari iri hejuru. Mbona amakipe mu Budage ari yakora ibyo cyane. None tuzabanze tuzajya ya hene yacu tugiye kubanza kuyigaburira, two kugera duvuga ngo dufite icyuka muri limited, hari abo dufite amafaranga kandi aparegare, none asigara tubanze noneho abantu ku giti cyabo babanze bagure none ya migabane myinshi, ariko nabo bavuye muri bandi babanje kuza muri association. None ibindi bisigara tubishyire kuri public aho buri wese yagura, kuko ntago wakumira umuntu. Impamvu twabikoze kugira ngo hatagira umuntu uzaza yose akahita yigura kandi rwose akasi n'umureyo. Babana bavuga ngo ikipe yacu barayitwaye bagiye gute, ko noneho turashaka buri wese muri reyo azabanza kumva ko ikipe ari ibi bintu. Rero twarabyubatse ko tubanza tubigurikira inzego bireba ko ibintu bizajya mu baturage ba leta, ibijya mu zindi nzego, n'ibintu bijya mu bafatanyabikorwa, n'ibintu bigomba kuba byizwe neza, n'ibintu bigomba kuzagira communication strategy iri hejuru yo kubyumvisha abareyo. Ubundi kubica hejuru, ariko hari igihe kizajya tukaza kubisobanura, niba ari twebwe cyangwa ari abandi bazaba babikora, ariko bakaza kubisobanurira ubuyobozi bwa Rayon bukaza kubisobanura. Impamvu rero mubona byagiye bigenda gahoro, byagiye bizamo ibintu by'amagambo n'iki, nuko cya kirango twavuze gishyashya turashaka kwirengagiza amarangamutima, twirengagiza ngo ni Claude n'uyu nguyu wakabikozemo, hakaza abantu bari professionnel kuko bibona koko kubwo bushobozi bufite. Kuko nanone nitugikora nabi kizafiringa, kandi niwo musanzu cyangwa musingi Rayon Sport yawe ikwiye kugera. Rero no mvuga ngo uyu mushinga urahari, birashoboka, leta ibona ko nibyo bishoboka, ko mu nzego za leta twagiye twegera babona ko bishoboka, ariko nyine bya bintu byo kwanza ikintu cyose kukigishaho inama,
kureba impact cyagera ku gihugu, impact cyagera ku yandi makipe, n'impact ya feasibility yacyo, kugira ngo ejo nanone hatazagira umuntu uzaza kuvuga ngo ngiye bandereye amafaranga. Icyo nicyo cya mbere. Channeling ya mafaranga azajya he, azabikwa ate, noneho se ikipe izaba he, azamara he. Kuko cyane cyo ngiye gukurikiza, ariko reka banze summarizing neza ubwo nkuko nabyumvishe. Bangwa hari 51 yahawe abafana ba Rayon, muri iyo 51 30 izabanza abantu bangana buri muri wese bishaka azaba afite ikoshene ko umuntu yabyita. Hanyuma 21 ushaka kongera, ariko nawe umureye muri babandi baguze 30, muri bandi baguze 30 ushaka kongera muri 21 ashobora no kwita yigura yose, ashobora kwita yigura wenda yose abatanze bitewe n'amafaranga. Hanyuma 49 isigaye uwari wese yayibura, ariko cyangwa ashobora no kuba ari nawe wamureye. Ubu ushobora kuba hashobora no kuza umureye umwe waba ufite nk'imigabane nka 70. Oya, icyo nicyo twevise no mu kujya ibinyamumva ba details zagenda zigaruka. Umuntu umwe ku giti cye ntazanarenza nayo 30, nubwo yaza akagura yandi 21 yajya muri 49 akaza nka company ntago tuzamwemerera. Ashobora kuzagura ubwo nta muntu uzarenza 30. Turashaka ko nta uzarenza 30. Turashaka ko iyi kipe tuzajya uvuga ngo ni iyanjye. None kandi impamvu twavuze 30 kugira ngo nanone atarenza ka gaciro ka Rayon Sport Association twavuze ka 30. Urumva ko bigenda bihurira. Ntarusha imbaraga association kandi nawe ntarusha imbaraga ikipe, kuko association niyo nyirireyo. Rero irifite 30, undi waza rero nawe akarenza 30, urumva yabagiye hejuru ya association. Niki twashatse kandi none tubyarira inyungu, none amafaranga navamo azakora iki? N'ibyo byose biri kwigwa. None ntabwo uzabona kubona amafaranga ngiye kumenya icyo nyakoresha. Oya, ugomba kuba ufite business plan y'iki kintu cyose. Amafaranga azajya avamo, ariko ubwo y'inyungu azajya agabanwa n'abantu bitewe na ubwo Rayon Sport wenda. Rayon Sport Association izajya ibona 30% ryayo. Niba ari indi company yitwa X ifite 30 nayo ibone pari zayo. Undi wenda umuntu babyita dividend. Umureyo uzaba utaraguze ku giti cye umugabane nk'umureyo, inyungu ze zaziza muri association. Ariko n'ubundi niho abarizwa n'ibikorwa bya association n'iby'abarizwa, n'iterambere n'iby'abarizwa. Washakaga n'ubundi wa muntu ku mwaka atarijya munsi y'ibihumbi 50 cyangwa 60 ahari. Ariko aho ngaho niho tugiye no kubonera bwa Rayon umubare wabo wanyako, kuko bazaba bazwi aho rwose, bizaba byazwi, database ihari, ufite registration number. Yajya kubaza ko mwatubanga ngira registration number yawe, tukashyiraho n'akantu, tuzashyiraho akantu ka database ushobora gucekinga, everyone ashobora gucekinga on dashboard. Umuntu ashobora kukubwira ngo ndumureyo, ukahita ushyiramo nimero aguhaye, ukahita ubona ko izina riri, ikaba ari public izwi. Atibye n'ibyo kuvuga ngo no kubeshya abantu. Umuntu aratukanye kandi wenda atari n'umufana, ukamwata akorera umureyo, mbwira nimero yawe, kuko izindi details twazihisha, amafaranga atanze, imigabane yaguze ibiki, aho atuye nahe, ariko nimero n'izina byo bikaba bigaragara. Iyo registration rero niyo tugiye kujyamo muri ino minsi, ariko nyine twashaka kwibanza igihugu kigira abacurabwenge benshi, babanze babirebe koko ntacyo twisheho, cyakongerwamo, nta nama zagirwa. Kandi iyo bireba tangiye kubona ko n'abantu bose niho bari kwifuza ko rero hajya, abayobozi bazaza bibasobanurire, natwe tubera muri iyo ndorerwamo, n'abandi bose turi bazakora kuri iki gikorwa babona ko nta yindi bose isigaye. Ubuse yo kubwira dukuze nka 2 nka 5 twemere ko mu kinyarwanda turimo ikwiye kurangira. Hari ubwo tuzagira n'umwanya wo kubiganira wa mugari n'abayobozi n'abandi bose kuko bizagenda byevura. Wenda iyo biteganywa amakuru ava muri Rayon Sport avuga ko byabonye hanze ko mu gihe kingana iki. Amakuru ahari bigenze neza n'inzego zikareba mu gishiko byasabiwe uburenganzira, ko bigena bisabirwa uburenganzira. Ubundi bifuzaga ko iyi trêve internationale yo guhagarara ari igihe cyiza cyo kubikora muri uko kwa mbere, ubwo no kujya muri abo bafana, no kujya muri abafana bikanaba igihe cyiza. Niba ari n'ikipe ujyanyeyo, niba ari akandi ka promotion ujyanyeyo, niba ari activation, nta nzuru za shampiyona cyangwa uri gutegura match cyangwa kujya gute, none bikanaba n'igihe cyiza cyuko iki ni igikorwa kinini. Tuzanasaba gushakamo abaterankunga bakiduherekezamo. Ubwo naho muzongera mujye gukomanga. Tuzaka abaterankunga bakiduherekezamo, kandi ni ikintu gishobora gukorwa mu mwaka umwe, amezi 18. Umuterankunga wakamamaza muri iki gikorwa gikozwe mu mwaka umwe cy'amezi 18, ntabwo nawe yaba agaragaye gatoya mu gihugu hose. Reka tugushimire rero cyane Claude. Ubwo ndizera ko n'ubutaha igihe ni karibu. Wabonye ni mu rugo, urabona natwe wabonye ko dufite amabara y'ubururu, ariko ntabwo turashimira igihe.
buriya muri mu ba mbere baba ku gihe ibyo mbere byanyu biza mbere n'ibintu nakavuze mvugiye hano abayobozi baze kunyihanganira harimo nk'amabanga amwe nshobora kuba namenye ntabizi ariko banyihanganire ariko nyine kuko ari ku gihe kandi gikora ku gihe hari ibyo kiba kigomba kumenya n'abandi bose ko tuzagenda tubajyaho ibintu nibimara kubona umurongo ashobora kuba atari nanjye uzaza kubivuga ari undi muntu uzaza kubivuga abandi uzaza kubyerekana ariko cyane cyane ubuyobozi buri ku ruhembe dushimira chairman Muvunyi dushimira n'abafatanyije nabo barimo vice chairman Rwagacondo n'umujyanama Abdara n'abandi barimo baba members ba Super Morgan tugashimira executive committee yowe na Tadeo Imo Gacinya Prosper na Roger na Rukundo Patrick n'abantu icyo ndi kubashimira bari gukora batarebera uyu munsi wa none ahubwo bareba ejo hazaza ha Rayon Sport byari bigoye ubundi wasanga ubuyobozi bureba ibyo buriho kuri manda ariko batareba ejo nzasika kuva nimvaho abazi bazaza bazakora ibintu ariko bari kubaka ibintu byiza tugashimira rero namwe mwaduhaye ino platform ni nawe waduhaye kino kiganiro kugira dusobanurire abareyo kandi twizabaza abareyo urukundo rw'abareyo ruririyo ni iki gihe rukenewe ufite icyo yaterera cyagerera Rayon Sport akamaro n'iki gihe akigeze ku buyobozi aganire n'ubuyobozi kandi twese hamwe tuzajya hamwe niba twarashoboye gukora ibintu nka biriya bya derby ya 45 ariko siyo twagakwiye kuba dukora Rayon gusa igihe kirekire murakoze cyane. Murakoze cyane ubwo barakoze n'abaduteze amatwi ni Spotlight aho ushobora kudukurikira ibiganiro byacu bitandukanye imikino iba yabaye tuba tuyikugezaho yose uko yakabaye ndetse n'ibyagiye biva mu mikino tunatubiguha hano kuri page yacu ya Igihe Sports ubwo ibindi byose ibijyanye n'inkuru zisanzwe zaba iz'umupira ndetse n'izisanzwe uzisanga kuri wa3.igihe.com ngubwo ukaba wakora amakuru yose yari bavugwa haba mu Rwanda no ku isi yose. Narija Dodo kuze ndagushimiye kuri iki kiganiro wakurikiye.